Impande zombi yaba AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko mu by'ukuri ziteguye ibiganiro, ziteguye kuba zakumvikana ku mpamvu zigiye zitandukanye zituma muri iki gihugu cyase mu burasirazuba bwa Kongo hakomeza kuba intambara. Ibi byose ariko nubwo bibaye harakibazwa ibintu byinshi, dore yuko mu by'ukuri RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ibikorwa byo kugura intwaro ndetse n'imyiteguro ikomeye cyane hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivuga ko mu by'ukuri igiye kwibikaho ibisasu cyangwa se ibikoreshwa mu kurasa biremereye kandi bikoranye ikoranabuhanga riremereye. Ibi rero mu by'ukuri bije nyuma y'uko kandi izi mpande zombi hari ingingo zimwe na zimwe zitari zumvikanyeho mu biganiro byabereye hariya muri Qatar, bikaza no kuza gutinza ibirebana na raporo, aho mu ngingo zirimo harimo ingingo y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasaga nk'ishaka kugaragaza ko AFC M23 yaba mu by'ukuri ifite aho ihuriye n'ibibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu AFC yahungiye kure n'izindi ngingo zigiye zitandukanye bagiye batumvikanaho, ariko mu nyuma na nyuma hari itangazo bashyize hanze bumvikanyeho rigaragaza ko bari muri gahunda yo kuba mu by'ukuri bagira gute bakumvikana, bagira uburyo noneho bashobora kuba batangira gukorana neza. Niba rero warakurikiranye nanone ibi biganiro byavuzweho kuba ku itariki ya 22 Mata, ariko mu by'ukuri biza kurangira nta gisubizo bise bitanga. Ubu rero kuri iyi nshuro hakaba hagiye hanze itangazo, yaba iryatanzwe na AFC M23 ndetse n'iryatanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibyatangajwe mu itangazo rihuriweho n'impande zombi, ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kuri mu by'ukuri ku itariki ya 23 Mata 2025. Itangazo riragira riti: mu mwuka w'ubwumvikane busesuye n'intego ihuriweho yo guharanira amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro, abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bagiranye ibiganiro by'amahoro byabereye muri leta ya Qatar. Nyuma y'ibiganiro byabaye mu mucyo no mu buryo bwubaka, impande zombi zumvikanye gukorana hagamijwe kugeza cyangwa se kugera ku masezerano y'agahenge azatuma ishyirwaho mu bikorwa ryahagarikwa rirambye ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rigerwaho. Itangazo ryakomeje rivuga ko impande zombi zumvikanye guhita zihagarika imirwano ako kanya no kwamagana burundu amagambo y'urwango n'iterabwoba ndetse no guhamagarira abaturage b'ingeri zose kubahiriza izi ngamba. Impande zombi kandi zumvikanye gukurikiza izo ngamba zavuzwe haruguru, zivuga ko ari umusingi w'ibiganiro byubaka bigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyo ntambara ikomeje ndetse n'uburyo burambye bwo kuyirangiza mu burasirazuba bwa Kongo. Abahagarariye RDC cyangwa se na AFC M23 biyemeje kubahiriza izi ngamba guhera ubwo ibiganiro bitangira kugeza aho bizarangirira habonetse umuti urambye, ndetse abasaba abanyekongo bose, abayobozi b'amadini n'itangazamakuru gushyigikira no gusakaza ubutumwa bw'icyizere n'amahoro. Bashimye kandi byimazeyo leta ya Qatar ku ruhare rwayo ku bwitange idahwema kugaragaza mu korohereza ibi biganiro by'amahoro. Iyi ntambwe y'ibiganiro itewe nyuma y'igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku wa 18 Werurwe 2025 nibwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe kinini hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro byakurikiwe n'uruzinduko abahagarariye AFC M23 barimo umuyobozi mu bya politike wayo Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze Imani John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe leta ya Qatar yaganiriye abahagarariye AFC 23 bayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta ya RDC. Birambuye kuri iki kiganiro, mu by'ukuri ibirambuye kuri iki kiganiro mu kumande zombi cyangwa se ibyo Qatar yatangaje, ibyo AFC yatangaje ntago byagiye bijya hanze, byagiswe ibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza RDC nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane hagati y'impande zombi kuva mu 2022 ashingiye hanini ku rugamba rwa AFC. Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuye kwizima yemera kuganira na AFC nyuma yaho uyu mutwe wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi rero bije nyuma yuko hari video zagiye zigarurwa mu by'ukuri zumvikanisha Perezida Tshisekedi avuga ati mu gihe cyose nkiri umukuru w'igihugu nta na rimwe bizigera bibaho nshobora kuba nagirana ibiganiro na AFC 23 ati grand jamais ati mu by'ukuri ati ibyo ntabwo bishobora kuzigera bibaho. Abantu rero bagiye bazigarura bavuga bati nyamara burya ijambo ry'umunyapolitike ati ngayo nguko ati kandi kuvuga burya biroroha kurusha gukora. Ubwo rero ngayo nguko mu by'ukuri abantu mu by'ukuri ku ruhande rumwe bakomeje kugenda bagaragaza yuko bishimiye ibiri kuba. Ku rundi ruhande ariko abantu baherereye hariya mu burasirazuba bwa Kongo bavuze ko nubwo ibi byose bikomeje kuba n'ubundi imodoka z'intambara n'ibindi bikoresho ubona ko yabaye mu 23 ikomeza kugenda yitegura mu buryo bumwe cyane ubundi, ariko noneho by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro n'ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe gutumiza no kohereza mu mahanga indege Katik kugira ngo kigurishe izindi ndege zitagira abapilote drone z'intambara. RDC iteganya kwifashisha izi drone zo mu bwoko bwa Winglang kabiri mu kwisubiza ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo byafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uba mu ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi. Drone za Winglang kabiri zigira uburemere bugera ku biro 4,200, uburebure bwa metero 11 n'amababa afite uburebure bwa metero 20. Zifite ubushobozi bwo kugera mu birometero 10 mu kirere kugera Goma ivuye Kinshasa bikaba byayitwara amasaha 4 kuko ikoresha umuvuduko wa kilometero 370 ku isaha. Ibiganiro hagati y'impande zombi byatangiye tariki ya 2 Gashyantare 2025 ubwo Minisitiri w'Ingabo wa RDC Guy Kabombo yagiriraga uruzinduko hariya i Beijing. Harashize iminsi abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma. Minisitiri Kabombo yagiye mu Bushinwa nyuma yo kusaba uruhushya Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Toluka mumenyesha ko drone 3 arizo zikenewe cyane. RDC yemeye kwishyura izi drone miliyoni 172 z'amayero gusa kugira ngo abasirikare bayo bamenye kuzikoresha. Bisaba ko bahabwa amahugurwa mu Bushinwa ashobora kumara amezi 4 nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence cyabitangaje. Akati nayo yemeye ko mu gihe izi drone zaba zimaze kugera muri RDC iba ifite inshingano zo kuzitunganya ku buntu zibaye zigize ikibazo tekinike mu gihe cy'imyaka 5. Biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka aribwo RDC zakira izi drone kandi zikaba ziri kumwe n'amakompla zikoresha arimo FT10 missiles, PL10 na H10 ndetse na roketi za BRM-1. Mu 2023 na 2024 ikigo cya Kasiki cyo mu Bushinwa cyarahaye RDC izindi drone zo mu bwoko bwa CH4 ariko zimwe zahanuwe na M23. Indi yashwanyaguzwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kugonga ikamyo. Mu mpera za 2024 hashingiwe ku masezerano ikigo Bertek cyo muri Belarus cyagiranye na RDC uruganda rwa UAVHE bwohereje ikinshasa zindi drone nyinshi za Berkut. Belarus yohereje mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo abarimu bahugurira ingabo za RDC gukoresha izi drone, ariko barwanya ba M23 bafashe zimwe muri zo mu bwoko bafataga mu by'ukuri umujyi wa Goma. Ngaho nguko rero nuko ibintu bihagaze. Abantu benshi bakomeje kuvuga batese niba hari ibiganiro biganisha ku mahoro ibi birebana noneho no gukomeza kugura intwaro byo byaba bigamije iki. Gusa nanone ni igihugu kigenga gifite demokrasi yacyo, gifite uburyo kigomba kwirinda mu buryo bumwe cyane ubundi, ariko nanone ku rundi ruhande abantu bakavuga bati ntago mu by'ukuri ibintu byumvikana ku ruhande rumwe cyane urundi uburyo waba uri mu biganiro by'amahoro kandi ugakomeza nanone kugura ibitwaro mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. So rero hari nanone hari icyitwa mu by'ukuri abantu bakomeje kwishimira ibirebana n'iri tangazo n'aya matangazo cyangwa se itangazo ryabo ryaturutse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iryaturutse ku ruhande rwa AFC 23, aho mu by'ukuri nka ministère mu by'ukuri ya hariya mu y'ububanyi n'amahanga muri Qatar yavuze ati nyuma y'uko hari ibiganiro byabaye hagati mu by'ukuri ati
ku itariki ya 18 Werurwe 2023 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ati bahujwe na leta ya Qatar. Ati twishimiye noneho kongera kuba twishimiye kongera kubona nanone kandi ubufatanye mu kuba mu by'ukuri hagaruka amahoro n'icyizere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse na M23. Kandi nanone leta ya Qatar yakomeje mu by'ukuri ivuga iti ati turahamagarira impande zombi gukomeza kugira nyine kugirana ubufatanye kugira ngo ibiganiro byubaka kandi n'amasezerano aganisha ku kurangiza ikibazo kiri hagati ya mu banyekongo mu by'ukuri amahoro n'iterambere ibashe kuba yagira gute yagirwaho. Ku rundi ruhande nanone u Rwanda narwo rwagaragaje aho ruhagaze nyuma y'uko mu by'ukuri iri tangazo risohotse, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda wona wundi ni Olivier Nduhungirehe yavuze ati iyi mikoranire hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse na AFC 23 ati igamije mu by'ukuri ati iri mu murongo w'ibiganiro cyangwa se ubuhuza bwa Qatar, ati ni ingenzi, ati kandi mu by'ukuri ati ni ibintu ubona ko bishobora kuzatanga amahoro arambye y'igihe kirekire hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ati the momentum for peace in the region includes other initiative underway, ati mu by'ukuri in which Rwanda is fully engaged. Ati mu by'ukuri u Rwanda arwakiranye mu by'ukuri yombi ibikomeje kuba bigerwaho ku ruhande rumwe cyangwa se n'urundi. Ngaho nguko rero nuko ibintu byifasha hariya muri burasirazuba bwa Kongo, abantu bakomeje kugenda bagaragaza ko bishimiye ibiri kuba. Ku rundi ruhande Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hariya muri Belgique cyangwa se mu Bubiligi murabizi ko muri iyi minsi bwo butarimo narebana neza n'u Rwanda. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hariya muri Belgique yahise ashyira hanze nawe ubutumwa avuga ngo ukuntu ngo mu by'ukuri yishimiye intambwe ikomeje guterwa, ati kandi yiteguye kuza mu karere k'ibiyaga bigari kongera kuba yaganira n'impande zigiye zitandukanye, wenda hari kuganira na AFC 23 RDC ndetse ndahashobora no kwitegwa ko uyu mugabo ashobora no kunyura mu Rwanda kuko abanyapolitike buryigira uburyo bw'imikorere yayo nubwo u Rwanda rutakifitanye umubano n'Ububiligi, ariko ntibyabuza kuba umuntu avuze ati ndasura u Rwanda aturutse mu Bubiligi uwo mu diplomate atakwakirwa birumvikana. Rero uyu mugabo yahise nanone yasubijwe na vice gouverneur wa Goma, aramubwira ati ariko rero nubwo bivuga gutyo ati namwe ubundi ibingibi byakabaye byarabaye ari mwebwe mwagize gute mwabigizemo uruhare, ati ntago rero ubundi wakabaye wishimira yuko ibi bintu bigenze gutya, ati ugaragaze yuko hari impuhwe mu by'ukuri ugize cyangwa se hari bigukoze ku mutima akakanya, kandi mu by'ukuri mwana mufite ubushobozi bwo kuba mwabikora ariko nimubashe kuba mwabikora. Ubwo rero abanyapolitike cyangwa se bakurikirana hafi ibirebana na politike bakomeje mu by'ukuri kwishimira umuhate wa Qatar mu buryo bwo kugira gute bwo gukomeza gufasha no gukomeza kuzamura mu by'ukuri icyizere n'amahoro ari mu burasirazuba bwa Kongo. So turabashimiye rero, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.